Murakaza neza rero kuri YouTube channel ya Nyaro Official nko kumeze na Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Iradukunda Jiva nyine ugarutse nk'ubundi ubaha video nziza cyane. Uyu munsi tujyana ku kintu bita Black Friday. Ubundi Black Friday ni iki? What is the meaning of Black Friday? Black Friday abantu benshi ntabwo muyizi cyane. By'umwihariko mu Rwanda, muri Amerika n'ibindi bihugu byinshi cyane nyine Black Friday irakoreshwa gusa ntabwo nyine iramenyekana cyane. Uyu munsi rero ndagira ngo mbasobanure mbabwire ati ubundi Black Friday ni iki kibera muri Black Friday. Nkuko muri kubireba ngaho nta bantu bari gushopinga cyane bagurana kujya gushopinga. Ubundi ni ibintu bitajya biba kugira ngo abantu barwanire gushopinga nyine kubera ko ibiciro biba bihenze cyane. Uyu munsi wa Black Friday ubundi tutatinze cyane ni umunsi abantu benshi cyane baba bagiye ku masoko bagiye kugura ibikoresho, bamwe bagiye kugura imyenda, kandi none ubundi uyu ni umunsi utaramenyekana cyane nyine nkaho nkuko uri kureba n'abantu benshi barawumenya, dore ko ubundi bino bintu byatangiye mu gihugu cya Amerika. Gusa ubu ngubu ni ibintu biri mpuzamahanga, nujya mu Bushinwa urasanga bihari, nujya mu Rwanda urasanga bihari. Ubundi uyu munsi ni igihe ibikorwa cyangwa se ibiciro, urugero nimba umunyu waguraga nka 200, urugero ubwo ngo dufasha ku bintu bihendutse cyane, ugasanga umunyu uri kugura nk'igiceri cy'ijana waguraga 200, ubwo nabwo 50% nyine ngo kimwe cya kabiri. Urugero nimba umwenda waguraga nk'ibihumbi 5 ugasanga umwenda uri kugura 2500, bamwe bakagabanya 50%, abandi bagashyira kuri 70%, kandi ubwo ngubwo nufata none bya bintu 200 ugakora iyo 50% ugasanga ikintu kiguhagaze mu bijana. Numva ko ari ibintu byiza cyane. Uyu munsi rero Black Friday uko muri kureba aho ngaho ni umunsi bari mwiza cyane, abantu baba shoppinga, wa undi wa saving, ari n'abantu none basavinga kugira ngo bazabone amafaranga bakoresha kuri uyu munsi. None ubwo byatuba byiza cyane ku muntu usavinga nyine nkuko nari maze kwivuga. Umuntu savinga we ahangaha aba yungutse cyane kuko ugura ibintu byiza nyine kandi ku giciro kiri hasi cyane. Dore ko kandi uyu munsi ni umwe mu minsi ubundi abantu benshi cyane kuri iyi si bamenye cyane, n'ubu ngo barazi ushaka gutungura mukamubwira ati ubundi Black Friday ni iki. Black Friday bitumubwira ko kandi uyu nguyu ni umunsi uba nyine rimwe mu kwezi. Ibindi bintu byumvikana nanjye ngo rimwe mu kwezi, kandi nyine uyu nguyu ni umunsi uba rimwe mu mwaka. Rero Black Friday yaragutse cyane, imaze gukomera cyane. Ubu ngubu igiye kugera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, niho Black Friday ya 2025 izabera mu Rwanda, ibere muri Amerika, nyine ibihugu byose iyi Black Friday bayiziza bakagabanya ibiciro. Mu Rwanda rero hari ibigo byinshi cyane, nawe by'umwihariko ubundi Black Friday ibera kuri social media, abantu bakoresha harimo imbuga nyinshi cyane nyine, by'umwihariko nyine abantu bafite telefone. Ahangaha biroroha cyane kuko ni za mbuga, ntabwo z'imbuga mukoresha muri guhahiraho, ziriya mbuga zose buno zagabanyije ibintu byanyabyo, kandi ibingibi ni ibintu biri bubeho biri kubaho cyane muri ko nyine aho ngaho hari amatelefone byagiye hasi, imyenda, ibikoresho bya electronique n'izindi serivisi ubundi zose ibiciro bijya hasi. Iyi ngibi rero nk'uko uri kuva Black Friday ni ibintu byo kuwa gatanu nyine, bizaba kuwa gatanu, azaba kuwa gatanu nibwo Black Friday izaba, ni kuri 27 nibwo Black Friday izaba. Kuri munsi 27 rero abantu ubundi cyangwa se n'ababishyizeho bakugira inama ubundi zo kugerageza kugura ibintu ukeneye, ukagura nyine ibintu wa saving, apana guhita uvuga ngo numba ari umunsi wa Black Friday nyine nimba ari igihe ibiciro byagabanutse, ibintu byagabanuye ibiciro. If the price goes down, I have to necessary money. Well, is not necessary money, you have to pay what you want, what you save for. Ugomba kugura nyine kubera iki na savings, ugabaye icyo ngicyo wa saving. Hari abantu rero batavuga ati ngo bwari Black Friday igiciro kiri hasi ngomba kuba njye nashaka. Oya, gerageza nyine ugura ikintu ushaka, kandi noneho ugerageza noneho ugire n'amakenga mbere yo kugura icyo kintu. Hari igihe abantu benshi bahita babyitega akavuga ngo njyewe rero ndaje nkohereza ikintu, koresha ubwo buryo bwa internet. Urabizi ko internet naho abantu babeshya akakubwira ati njyewe ibiciro biragabanutse, nawe ugapfa kugenda wohereza. Oya, banza ugerageze umenye neza nimba koko uwo muntu ari umuntu wa nyawe, ube maso urebe ko ibyo bintu bibaho. Ikindi cya gatatu, gerageza ubaze ibiciro cyangwa se umenye ibiciro mbere yo kugura. Hari umuntu ushobora guhita uvuga ati akagenda, naberetse video ngo muri Amerika bari kugenda gatafata bagura. Oya, ariko ntabwo ari kujya kwemeza. Ugomba kubanza ukagerageza ukamenya igiciro, ubundi nangaye nyine niyo umuntu yagabanya 70%, urumva iyo mafaranga basigaye yandi nayo bayamufasha. Rero ubwo rero iyo niyo ngiyo bita Black Friday. Gusa ubu ngubu rero ngiye kwibaza ati muri Black Friday ya 2025 mu Rwanda wowe ni iki kintu uzagura? Twandika muri comment yewe tureba abantu ibintu bagiye gushopinga. Njyewe namaze gushopinga urukweto, ntabwo mabwiye igiciro, gusa nawe nimba ushaka urukweto hamagara iyo nimero yo kureba ngo imbere yawe, mwereke umuntu igwa amaye urukweto nawe akwihera urukweto. Ndabakunda cyane n'abantu Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Ciao ciao.